Yes, ikaze rero nshuti bakunzi ba M24 TV, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa na gahunda zacu mu makuru agiye atandukanye tuba twabateguriye. Amakuru rero abagezweho ndetse tukaba tunagerageza kubacukumburira tugashaka byimbitse amwe mu makuru muba mutazi ndetse n'ibyo mutagiye mumenya mu buzima busanzwe bwa buri wese mu nkuru zacu tugenda tubategurira. Hanyuma rero icyo ngiye kugarukaho nonaha ngira ngo naguteguriye inkuru ku munsi w'ejo ivuga ku mukobwa wiyahuye akiyahurira kwa Makuza. Ibyo nagiye mbikubwiraho byinshi bitandukanye. Hanyuma rero hari umwe mu bantu wiganye n'uyu mukobwa umuzi cyane umaze gushyira hanze amateka ye ababaje ndetse n'ubuzima yanyuzemo rero yanyuzemo muri rusange mbere yuko afata icyemezo cyo kuba yakwiyahura. Ngira ngo rero na amateka maze kongeraho nonaha y'uyu muntu bita Afande Nziza watanze ubuhamya ku bijyanye n'ubuzima bwa scholaristique cyangwa se umwite scholar. Akaba rero ari umukobwa witabye Imana ku munsi w'ejo yiyahuye mu mujyi wa Kigali rero hariya kwa Makuza. Nyuma rero yo kugenda yandika amabaruwa agiye atandukanye anenga rero ababa baramufashe nabi mu buzima bwe bwose ndetse kandi anagaya abamubeshye ibintu byinshi bitandukanye mu byo yagiye agarukaho mu mabaruwa yiyandikiye ku giti cya. Nyuma rero ndaje nkuramburire byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iyi nkuru. Hanyuma rero n'uyu muntu watanze ubu buhamya nkubwire bimwe mu byo yagiye agarukaho mutari muzi kuri Skora. Yavuze ko rero abantu benshi mukunda guca imanza ndetse mukanavuga ibintu byinshi ku cyaba cyateye umuntu gukora ikintu runaka, ariko we akavuga ko rero afite impamvu yatumye akora ibyo byose ndetse akanavuga ko rero hari n'icyabimuteye, ntabwo ari ikintu cyaje kuziza gutyo. N'umukobwa rero bigaragara ko yagiye agira amahirwe ariko kandi nanone yagize ibikomere bikomeye cyane. Yagize rero ibikomere bikomeye bitamwemerera kuba yahangana n'ibindi bibazo byose byo muri iyi si. Hakaba rero ari kimwe mu byatumye afata umwanzuro, nubwo navuga ko ari umwanzuro utari mwiza ariko nanone ku rundi ruhande wamwumva rero nubwo yafashe umwanzuro wo kwiyahura. Ntabwo ari ikintu cyiza kwiyahura, ariko buriya nawe Imana ndetse n'umutima we niwe uzi impamvu yakoze ibyo byose. Hanyuma rero reka nkubwire ngo iyi ni M24 TV, niba utarakora subscribe waba mbere rero mu kuba wakora subscribe hanyuma ukagenda ubona n'izindi nkuru zacu. Ikindi rero kandi reka nkubwire ngo niba utaranyeganyeza akazogera wakanyeganyeza rero ukajya ubona byinshi bitandukanye mu nkuru tuba twagiye tugutegurira. Mu gihe rero tuba tumaze gukora inkuru nk'iyi ngiyi tugiye kuyitereka kuri channel yacu, rero biba byiza mu gihe tuba tumaze kuyitereka kuri channel wanakaza akazogera kugira ngo inkuru nk'iyi itaza kugucika ndetse ujye uba mbere mu kuba wakihera ijisho inkuru zacu. N'amasegonda 5 gusa hanyuma nkagaruka nkubwira byinshi bitandukanye ku buzima bwa Skora wiyahuye rero ku munsi w'ejo ndetse agahita anitaba Imana. Alright, ikaze rero nanone. Hanyuma rero uwatanze ubu buhamya ku bijyanye n'uyu mukobwa wiyahuye ku munsi w'ejo bamwita Afande Nziza. Uyu nguyu rero Afande Nziza akaba yaratangiye yandika ati ese abaganga baba babashije kurokora ubuzima bwe? Icyo gihe rero yari ataramenya ko uyu mukobwa yabashije kwitaba Imana, yari ataramenya ko rero yabashije kwitaba Imana. Hanyuma aravuga ngo Skora twize hamwe primaire, nigaga rero mu wa 6 yiga mu wa 4. Vuga ko rero uyu Afande Nziza yarari imbere yo imyaka 2. Ati yavutse muri 1994 mu kwezi kwa 3. Ati nyina rero na se babishe n'abavandimwe be bagera kuri 5 bafite rero ukwezi kumwe. Kuvuga ko rero nyina se umubyara n'abandi bavandimwe be bose bakaba barabishe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bakaba barabishe rero we n'umuvandimwe we umwe basigaranye bafite ukwezi kumwe. Urumva ko rero barabana bakiri batoya muri icyo gihe. Ati rero yasigaranye mukuru we Angelique umurusha imyaka 2. Ati rero hari umubikira witwa Patricia we rero wabareze mu kigo cye cy'imfubyi, ni nawe rero wabashakiye scholarship yo kwiga mu Buhinde bombi. Hanyuma rero uwo mukobwa Skora avuye muri NES Ruhengeri aho Farije rero yabishyuriraga, akaba aribwo yaje kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ati so rero abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga
rero nabonye bamwihaye ariko ntibaba bazi background y'umuntu n'uburyo umuntu aba yarabayeho, bituma rero afata imyanzuro ikakaye mu buzima bwe. Hanyuma yakomeje atanga ubuhamya ati yiga segonderi kuri ADEC Gariya Igatumba, ati yakundaga guhura n'ihungabana bitewe n'ibikomere yatewe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Aho rero atari aho biriye mu Buhinde yabaga Nyamirambo kwa anti we. Urumva rero ko yabaga muri famiye ye hano hafi rwose mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo kwa tante we, ariko urumva ko yari umukobwa ukunda guhura n'ibibazo by'ihungabana rimwe na rimwe, rero akaba ari ibibazo yaterwaga n'ibihe bikomeye yanyuzemo mu gihe rero cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ati rero yiga muri Nesi mwaka rero wa 2014, ati yigeze kumbwira ko agiye gushaka umugabo akava muri famiye kuko bamufata nk'umwana mu rugo. Ibyo rero nibyo yagendaga atangaza, ariko rero akaba ari ubuhamya bwatanzwe n'umwe mu babanye nawe ndetse banamuzi cyane, uwo bita Afande Nziza. Turiya rero yakomeje avuga kandi nanone ku mutipe bivuga ko rero yaba yarababaje uyu mukobwa. Turiya mutipe nyeka ko yamufataga nka se, nyina, sheri ndetse akamufata nka brother. Uriya mukobwa rero Skora yafataga uwo muhungu, yamufataga rero mu buryo bugiye butandukanye, yamufataga nk'umuryango we, akamufata nka se, akamufata nka nyina ndetse akamubera sheri ndetse akanamubera n'umuvandimwe. Ati rero so ntibagize amahirwe yo kureba famiye yabo, yaba we ndetse na mukuru we. Hanyuma rero nyuma wa mubikira yashakiye mukuru we cyangwa se yigeze kubashakira scholarship, bombi bajya mu gihugu cy'Ubuhinde, ajya kwigayo masters mu mwaka wa 2016. Hanyuma rero we na mukuru we, hanyuma gusa mukuru we akaba yaraje kujya muri Canada ajyanywe n'ababikira babaga ku Muhororo. Ababikira rero akaba aribo bafashe mukuru we hanyuma baza kumujyana muri Canada. Icyo gihe rero bari bavuye kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde. Hanyuma rero ubundi uyu mukobwa Skora akaba avuka muri Ngororero aho bita ku Muhororo, ariko rero uyu Afande akaba atangaza ko bize hamwe ku Gisenyi primaire aba mu kigo cy'umubikira. Tuvuga ko rero avuka muri Ngororero ariko primaire akaba yarayize Igisenyi. Icyo gihe rero akaba yaranize primaire aba mu kigo cy'umubikira. Hano rero ngo niho bita Kibirira, akaba rero ariho babanye muri rusange. Hanyuma rero yavuze kandi ko muri famiye y'abantu 9 hasigaye we na mukuru we. Avuga ko rero hasigaye we na mukuru we muri famiye y'abantu 9, ubwo no kuvuga sumubyara nyina umubyara nabo bavuganaga bose rero bagera kuri 7 bakaba barishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma rero basigara ari we na mukuru we. Hanyuma rero Skora akaba yaravutse mu mwaka wa 1994 mu kwezi kwa gatatu. Hanyuma rero mukuru we nawe akaba yaravutse mu mwaka wa 1992. Mukuru we nawe rero akaba akiriho rero kubijyanye n'uyu mukobwa ndetse na famiye ye muri rusange. Gusa icyo wamenya cyo nuko rero nta mubyeyi n'umwe agira, ndetse akaba yarezwe n'ababikira ari nabo bagiye bamwitaho. Yakuriye mu kigo cy'imfubyi yakorana na mukuru we. Hanyuma rero mukuru aza kugira amahirwe, bose baza kugira amahirwe yo kujya kwiga mu Buhinde, ariko mukuru aza no kugira andi mahirwe ageretse kuri ayo yo kujyanwa n'ababikira muri Canada. Ubwo rero n'ubuzima bwa Skora, ubwo n'ubuzima rero bwa Skora bwatangajwe n'uwitwa Afande Nziza. Avuga kamuzi bihagije, avuga ngo kamuzi neza, ndetse urumva ko ari amateka ababaje uyu mukobwa yabashije kuba yanyura. Mu ngiye ku giti cyanjye rero nkurikije ibintu numvishe ku bijyanye n'uyu mukobwa, nkurikije n'amateka n'ubuzima uyu mukobwa yaciyemo, ndumva rwose nta kintu na kimwe nabona navuga, nta nicyo nabona nanenga uyu mukobwa. Nubwo rero yakoze igikorwa kitari cyiza cyo kwiyahura, ntabwo ari igikorwa buri wese yashobora, ni igikorwa gisaba umutima ukomeye, ariko rero kuba yaragikoze ndahamya neza ko rero Imana y'ubwayo ari ishobora kuba yagira ikimugenera ku bijyanye n'ubuzima bwe mu yindi si agiye guturamo. Gusa rero reka mwifurize kugira iruhuko ridashira, mwifurize rero kugira iruhuko ridashira, ndetse no gusaba Imana Nyagasani umuremyi wa twese kumwakira mu bayo. Nyabona nongeremo inama abantu nimujya
mubana n'abantu, nimujya mukundana n'abantu, umuntu akakubwira ubuzima bwe, akakubwira ibyo yaciyemo, agakubwira ibyo byose kubera ko akeneye ko uzamufata mu buryo butandukanye n'uko abitekereza. Uramutse wumva rero udashoboye kuba wafata inshingano zo kuba wafata umuntu ndetse ukaba wamuha umutima wawe ndetse ukanamukorera ibyo atabonye mu buzima bwe, ushobora kumureka akaba yashakira ahandi. Si byiza rero ko wumva ko ugomba kuvuna umuntu ndetse ukaba wanamwikoreza imitwaro irenze iyo we yikoreye ubwe ku giti cye. Niyo mpamvu rero ngira inama abantu zo kuba bakora ibikwiye ndetse biri no mu nzira nziza. Ushobora gukora ibintu byiza aho umuntu akazabikwitura, ariko gukora ikintu kibi ushobora kugikorera undi nawe kikazakugiraho ingaruka. Hanyuma rero ndimo ndakugezaho ibijyanye na Skora wiyahuye ku munsi w'ejo ndetse akanahita yitaba Imana. Hari benshi rero bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ariko iyo umuzi neza, umwe mu nshuti zibaniganye cyane kuva muri primaire kugera muri nesi Ruhengeri, avuga byinshi bitandukanye rero uyu mukobwa yagiye anyuramo, hari nabyo byagiye bimutera kuba yakora ibintu nk'ibi ngibi, nubwo atari igikorwa cyashimwe na buri wese. Ariko ngiye ku giti cyanjye rero ntabwo namurenganya, nta nubwo namugaye. Reka mbashimire rero iyi ni M24 TV, mukomeze kugira ibihe byiza.